Nanone ndabasuhuje inshuti z'akadasohoka za ku Nkombe TV. Amahoro y'Imana akomeze bane namwe. Nawe mushyashya kuri YouTube channel nguhaye ikaze, ndagusuhuje. Komeza ube mu byishimo by'Uwiteka. Ndagusaba gukora subscribe niba utarayikora, ubundi bwo ugafungura inzogera ukajya uhora ukurikirana ibiganiro bya ku Nkombe TV. Uyu munsi nabazaniye igisobanuro cy'izina. Tugiye kureba igisobanuro cy'izina. Izina ry'uyu munsi rero ni izina Clarisse. Tugiye kureba ese Clarisse bisobanura iki, hanyuma turebe ese ibiranga ba Clarisse, bimwe mu myifatire yabo ni iki, ese bakunda iki. Clarisse rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, akaba ari izina rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini. Iri zina rya Clarisse kandi rikaba ari izina rikunze kugaragara mu bihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa. Iri zina rya Clarisse rikaba risobanura umunyabwenge cyangwa se ikirangirire, icyamamare. Ba Clarisse aho muri hose ndabasuhuje. Clarisse aba yumva ashaka kumenya ibintu byose. Ubwonko bwe ntibwita ku kintu kimwe ngo abe ari cyo bushyira imbere. Ba Clarisse bakunda impinduka kandi bumva bashaka guharanira uburenganzira bw'abagore. Clarisse akunda kunegura, akagira igikundiro mu bandi, ariko Clarisse ntakunda kumva ibitekerezo by'abandi kuko aba yumva ko ibyo yatekereje ari byo byagakwiye gukorwa. Ba Clarisse ntibaba bumva ibagenda ku bitekerezo by'abandi, ahubwo iyo bari mu bandi baba bumva ko ibyo bavuze bigomba gushyirwa mu bikorwa, igitekerezo batanze ari cyo kigomba gukurikizwa. Clarisse kandi ahora ashakisha ikintu cyamuhuza cyane. Clarisse kandi iyo akiri umwana aba yumva ashaka gutegeka abantu bose, akumva yakwikubira ibintu byose kandi icyo ashatse byanze bikunze kikaboneka. Clarisse iyo akiri umwana rero bikagenda gutyo, ababyeyi ntibamuhane, iyo ngeso arayikurana kandi kugira ayicikeho biragorana. Dore rero ibyo ba Clarisse bakunze gukora. Buri gihe Clarisse aba akunze gutekereza uburyo yagaragara neza mu bandi. Clarisse kandi mu rukundo akunze guhitamo uwo bazabana agendeye ku mitungo. Atagendera ku mitungo kandi akagendera ku izina uwo musore yakunze yanditse muri rubanda. Akareba niba yaranditse izina, niba afite ubutunzi, kuko ba Clarisse bakunda ubuzima bwiza cyane, ntabwo baba bashaka ubuzima bubagora. Clarisse yifuza kubaka urugo rurimo ibyishimo, kandi ubuzima yaba arimo bwose akunda cyangwa se agerageza kwishima kugira atabasha kwiremereza ubwonko. Ku bijyanye n'imirimo bakunda gukora, bakunze gukora imirimo ijyanye n'ikoranabuhanga, ubuvuzi n'icungamutungo. Ariko ibi ntibisobanuye ko ataba umuhinzi cyangwa se umuyede. Ibyo byose biterwa n'aho ubuzima bukwerekeje. Ikindi kandi ntibisobanuye ko ibyo mvuze haraguru ari 100%, ariko ugereranyije na ba Clarisse ubona urasanga ibyinshi bibarangwaho. Ngayo nguko rero ba Clarisse aho muri hose ndabasuhuje, mukomeze mugire ibihe byiza. Nyandikira muri komenti izina ushaka ko nazagusobanurira ubutaha. Mwari kumwe na Nshimiyimana Anselme, mwibutsa gukora subscribe. YouTube channel yo ni yayindi, ni ku Nkombe TV. Mana unkize mu gihe ari njye kibazo kandi undinde mu gihe atari njye kibazo. Ciao ciao, shalom.